Niby'umunezero kongera kubakira muri aka kanya mwese bene data bakunzi bacu b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi hano kuri Pure Gold Channel. Ndambuye ikiganza mbasuhuza mwese mu izina rya Yesu kugira ngo turusheho kunezeranwa rwose twese twumve ko twisanze. N'ukuri mwese mbahaye ikaze kuri iki kiganiro cyacu mumenyereye cy'ijambo ry'umunsi kuri uyu munsi wa kabiri itariki ya 27 z'ukwa karindwi 2021. Ndabamenyesha kandi ko muri kumwe na Jose kuri kino kiganiro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu Imana yacu ishaka kuduha umugisha, ariko hari kondisiyo imwe ishaka ko dukurikiza. Mbere yuko tureba ibi byiza Imana igiye kutugaburira ijambo ryiza iduhaye, nagira ngo tubanze dusenge twicishe bugufi wowe nanjye aho turi hose, dusaba umwuka weraze aba ari we utwigisha. Bene data niwe mufasha twahawe ngo tubizi. Mana data turagushimye, urukundo rwawe rwishi cyane nk'abana bawe, uradukunda. Urukundo rwawe ni rugari, ni rurerure, ntirugira aho rugarukira, rushinze imizi, ntirushira, ntirunyeganyega. Ubishimirwe, waturinze twese mu ijoro ryatambutse. Ari abagisinziriye bari bwumve iyi message, wenda bagisinzira batarakanguka, ubaho umugisha. Komeza ubagirire neza Mana, buri wese aho ari umugirire neza. Twakiriye umwuka wawe wera waduhaye w'impano ngo aze atwigishe ijambo ryawe, turisobanukirwe neza kandi ridufashe rwose. Byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Bene data bakunzi, ijambo tugiye gufatanya turaribona mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8. Haravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Aya magambo ni amagambo Uwiteka yabwiye Yosuwa mu gihe Yosuwa yarasimbuye umukozi w'Imana Mose, we atashye aruhutse agiye kwa data mu ijuru. Mose yakoze imirimo ikomeye, ariko yasimbuwe n'indi ntwari ari we Yosuwa. Imana yaramwizeye imuha umurimo wo gukomeza kuyobora Abisirayeli. Imana irangije iramuganiriza, imuha amabwiriza. Amwe mu mabwiriza ni hano kuri umurongo wa 8. Reka tuyasome no mu Cyongereza kuko birasa nkaho bitandukanye buhoro. Haravuga ngo keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Hari igihe umuntu asoma mu Kinyarwanda kumva atabyumva neza, ariko haka umurongo wa nyuma mu Cyongereza baravuga ngo then you will be prosperous and successful. Niho mu Kinyarwanda bavuga ngo niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Kuba tumva Ikinyarwanda neza hari igihe utumva mbese meaning ako kanya, ibisobanura ako kanya, ariko iyo usomye mu Cyongereza nanone iyo ukizi wumva ko hari ikintu ukuyemo gifite ingufu, harimo igisobanuro uhise wumva neza, uhita ubona iyo shusho, iyo picture y'ibyo Imana ishaka kukugezaho. Imana ishimwe cyane. Ahangaha rero ni ukuvuga ko iri jambo Imana iduhaye umunsi wa none natwe ni ryacu. Nidukomeza tugasoma ijambo ry'Imana, tukaryibwira ku manywa na nijoro, tukaritekerezaho, tuzagira umugisha, tukanaryitondera rwose. Tuzagira umugisha, tuzahirwa, tuzagira success mu byo dukora, tuzagira ubukire, prosper mu byo dukora, tuzagira ubukire bwinshi, abundantly.
mu buryo spiritual, mu buryo bw'umwuka, mu buryo busanzwe, ari business ukora, ari ministeri ukora, ari ikintu cyose ukora ku kazi, aho uri hose, mu buyobozi nk'uko Yosuwa yarahawe akazi k'ubuyobozi. Ikintu cyose ukora Imana izaguha umugisha, kuko iri ni ijambo ry'Imana. Yaribwiye Yosuwa, ariko uyu munsi ni iryawe, ryiyaturireho, ryakire nk'aho ari iryawe. Imana iguha umugisha mwene data, Imana iguha umugisha kuko wakira ijambo ry'Imana. Nitwibwira ijambo ry'Imana ry'Uwiteka, tukubahiriza amategeko yayo, tukubahiriza ijambo ry'Imana iduhaye, tukubahiriza icyo Yesu yaje kudukorera, tukakira umwami Yesu, tukamenya ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, tukamenya ko ari we utuneshereza, tukamenya ko agakiza twagahawe nawe, ko yaje kuducungura, ko twakijwe n'ubuntu, tukakira impano ze, tukamenya ko ijambo ry'Imana turikurikiza, kandi tugasenga mu izina rya Yesu Kristo no mu mbaraga z'umwuka wera, tukamenya ko ibyo dusabye tubihawe. Ijambo ry'Imana tukaryitaho ku manywa na nijoro. Harimo amasezerano menshi, nuko ngo tuzagira amahirwe kandi tuzagira umugisha mu byo dukora. Wewe mwene data uri gukora ubucuruzi, Imana izaguha umugisha kuzanira abakiriya, Imana izaguha umugisha ubona icyo ugaburira abana, izaguha umugisha ubona icya 10, izaguha umugisha wo gukora akazi runaka. Wowe urimo gukora akazi k'Imana, nanjye izampa umugisha. Ijambo ry'Imana mvuga ni iryayo, kandi umwuka wera ni uriherekeje, maze abantu benshi bakizwe, haboneke benshi baza kuri Yesu. Icyo nicyo Imana ishaka kutubwira bene data. Tugize umugisha mu byo dukora byose, kandi duhaye ubwenge bwo kugira ngo dukore iyo mirimo yaduhaye, duhirwe, tugira amahirwe. Umunsi mwiza bene data, ukomeze wubahiriza ijambo ry'Imana, uritekereza ku manywa na nijoro, kandi nanjye nuko. Imana itugirire neza twese. Be blessed. Bye bye.